rero nkimara kubonana nayo uwo munsi natangiye guhanura. Yego. Uwo munsi wa mbere ntangira guhanura. Imbwira ko ngiye gukiza abarwayi. Yego. Ikimenyetso cy'umuhungu uzaba yaremaye. Umuhungu ararema bamuzana bamuhetse mu ngobyi nk'iminsi 10 yari yagiye n'amaguru. Arigendesha umufariso we niwe wagiye wikoreye. Yaje wawe yararemaye mu marana iminsi 10. Yego. Asubira yari muzima. Iminsi 10 yari yasubiyeyo ari kwijana. Yararemaye amaguru n'amaboko cyane. Yitwa Jarari. N'izina urarivuze? Ndarivuze. Abashatse yaza gatanga ubuhamya ntago. Mana we buhamya arabutangaga kandi sumwe maze gukiza ibirema 4. Baremajwe n'abantu. Bakabaroga bakabibirema ubundi ukabasengera. Bagakira. 4. Kandi nkuko yambwiye ngo nzakiza abarwayi b'ingeri zose. Abakubyara barabyaye. Ubu mfite abuzukuru hirya no hino mbe. Ni benshi cyane. Babantu wagiye usengera baragumiwe bakabyara. Hari abagumiwe urabasengera Imana bahabagabo. Yego. Hari bagezeyo batinda gusama. Urabasengera Imana bahurubyaro. Yego. Abo bana barabakwitira ngo naba. Barabanyitirira. Kuri umugore mugenzi wabo yabaye umugabo. Barabanyitirira rwose n'abana nibo bateye inda. Umwe witwa Dusenge. Hari n'umukobwa witwa Dativa mu Kinyababa. Dusenga bakimungezaho nanje ubwanje narahagaze ndavuga ngo wite. Harya warambwiye ngo nzakiza abarwayi n'ukuntu ngana guca njewe Vestina. Ubu subu mana ni namukiza sindaseba. Manuka umunyirize kuko niwe usanzwe umukiza. Yari umukobwa umuhungu urembye cyane, ari umusore ubaba rutaka urara yabira akayirirwa yabira akirirwa atabaza, ariko imbaraga z'Imana zirakora iminsi 3 yaramaze kweguka atarashoboraga kwiseganya, ntiyashoboraga no gukambakamba. Nagiye kuva gukora ibijumba nsanga umuhungu arahagaze ari gutambuka. Amumwe nasengeye Imana irambwira ngo mubwire ngo hari kuwa gatandatu ngo mubwire ngo ejo ku cyumweru ngagiye gusanga umugabo we muri Tanzania yitwa Jeanne. Yego. Ari Kampala. Nkibimubwira araturikararira arambwira ngo ibindi byose wambwiye nabyemeye. Ngo ariko nzi ko ntasubirana n'umugabo wanje. Ndamubwira ngo buritegura ngo kuko ndi kubona wuriye indege. Yego. Ubwo abimubwiye kwa gatandatu saa 9 ku cyumweru umugabo aramuhamagara ati ndangije kugusharishiriza ubu ugiye kurira indege unsangine uvugira utameye. Amen. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho muherose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ayo mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndiyatuma Imana Concorde. Reka ngushimire wakanze subscribe kadushyigikira twatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere kayikanda n'ukuri ngusabiye umugisha. Yego, uyu munsi nafashe urugendo nagiye gusura umukozi w'Imana. Nyabuna ibikorwa birivugira. Yego, umukozi w'Imana nje gusura ntabwo twe dusanzwe tuziranye, ahubwo hari abantu bagenda babona ibiganiro nkora bakabona yuko mikorana n'abakozi b'Imana. Uwo muntu abarambiye atari ko Concorde wanyemera ukazaza hano mu mudugudu wa Rwitongo mu kagari ka Kayenzi mu murenge wa Kagogo akarere ka Burera, ko ari umukozi w'Imana. Imana yakoresheje ibitangaza byinshi akaza nawe ukamukoresha ikiganiro ko hari abandi bazakibona bakaba babohoka. Nise icyazwiho niki nibura umuntu yaratira abandi batumva. Ngende umugabo wo kubihamya hari abantu 4 yasengeye bari baramugaye, bagiye bageriwe baramugaye bateye gushobora kugenda, akabasengera bakagenda. Atari abagiye bamuzanira batewe n'abadayimoni bikomeye akabasengera bakagenda. Ati none ikindi kirenze igitangaza Imana yamukoresheje, ati ntabwo yigeze yiga ariko Imana yamwigishije gusoma kuko na Bibiliya arayisoma kandi atari guterwa kandi atarigeze agera mu ishuri. Niyo rero tugiye kuganira nawe, reka ngusabe utangire ikiganiro unakirangize wumve imbaraga z'Imana. Yitwa Nyiramajyambere Vestina. Mana
usezeranya urasohoza ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya mana narabibonye, iyo usezeranya urasohoza ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo usezeranya umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranya imodoka nyuma umuhe igare, ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranya umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranya imodoka nyuma umuhe igare, ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe mana yanjye wuzuye ubuntu. Shimwa ntabwo ujya ubeshya mana, ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranya urasohoza ntabwo ujya ubeshya, ntabwo ujya ubeshya mana narabibonye, iyo usezeranya urasohoza ntabwo ujya ubeshya. Gutabaje mana ari Rubavu. Yego bakunzi ba Concorde TV show, nkuko nababwiye yuko ngiye gusura umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, namugezeho ndishimye cyane ko nsanze ari muzima. Reka tumusabe abasuhuze. Haleluya, haleluya, amena. Ndabashuje mu zina rya Yesu Kristo. Yego Imana ishimwe. Wakwivuga amazina? Nitwa Vestina Nyiramajambere, akaba ndi umudamu w'umugabo umwe. Yego. Akaba nubatse. Yego. Akaba ndi umudamu w'abana 10. Yego. Abakazana 3. Yego. Umukwe. Yego. Abo bose Imana niyo yabampaye yangiriye ubuntu. Ntawuzi kurabona. Abuzukuru ni 3. Haleluya. Ubango umugabo umwe, sibyo? Yego. Abana 10. Yego. Abakazana 3. Yego. Umukwe umwe. Yego. Abuzukuru 3. Haleluya. Amen. Ekubanze dusengera Imana tuyobore n'iki kiganiro undi twiganire tuvugiyera. Kadusenga Imana. Twongeye kugushima Uwiteka Mana yacu, Mana nziza, Mana ikomeye, Mana twitaho, Mana dukunda. Data turagushimye aya masanya kuba Imana, hari benshi bapfuye ariko twe turacyahumeka umwuka wazima, reka izina ryawe rishimwe. Amen. Kuba tugihumeka mwami mwiza subwiza twashimbije abandi, sinuburanga sinubutungane nimwe watugiriye, ayinyagora ku ngoma we Data wa twese wo mwijuru, kuba tukiri hose twabashumbije ubwiza, ahubwo nuko ratanyira ingabo Imana, hari byo tutaye twagatunganyije, nuko rero wakoze kuturinda, wakoze kuducungira umutekano, izina ryawe niryubahwe. Uri Imana yacu rero uyu mwanya, niyo mpamvu tugwamagaye muri ibi biganiro byacu tugiye gukorera ahantu. Uri igitangaza, uri igikomangoma, mwami w'abami, ushimwe kandi ushirwe hejuru. Ngwino twiyobore rero nyakubahwa Imana, ngwino dushingira imizi Data wa twese, amagambo aravugirwa ahantu nyakubahwa Imana agiye kuba gaca ubwo gabagawe go mwijuru, wururo kudufashe kuko ari washoboye byose, icyubahiro kirabe cyawe. Uri Imana yacu rero, ntabwo ngutotesha amagambo nk'Imana itumva ngusabye bike nk'umuntu, ibyo urabona biraguhesha kuzona icyubahiro akari ibyo uduha mukunzi mwiza, ni mu zina rya Yesu. Amen. Vestine tuguhaye ikaze. Yego. Ni Nyiramajambere Vestine. Yego. Eka nkubwire mu bintu wivuze, nkubwire ibyo numvise duhuriyeho. Yego. Wavuze ko ufite abana 10. Yego. Natwe iwacu turi abana 10. Amen. Nkurikirwa na 2, ubwo ndi umwana wa 8. Amen. Sibyo? Yego. Wavuze ko ufite abakazana 3. Yego. Nanjye mfite abana 3. Yego. Sibyo? Yego. Umukwe, umwuzukuru bo nabo nari nabona. Yego. Uri umukristo, nanjye ndi umukristo. Yego. Yego. None ugiye kutubwira n'izindi mpano ahubwo katurebe. Wakijijwe ryari Vestine? Nakijijwe 2011. 2011? Yego. Kwari vuba. Ni vuba. Wakijijwe ikizi?
njyewe nari umuntu w'umusinzi, nari umuntu unywa inzoga cyane, nkanatukana nkenderanya. Nta muntu wanyenderezaga, ahubwo ni nje wenderanyaga. Umutware wanje nta nubwo atukana pe, ariko naramwenderezaga. Ariko kubera gukizwa data aransanga, ansanga ari mu bicuku by'ijoro. Hari buracari kubunane, mvugira utamena ariko buracari kubunane, data ansanga mu bicuku by'ijoro. Aransanga aranganiriza ampagakiza ntagakwiriye. Guhera uwo munsi ndakizwa, nshima Imana. Sinyituka umutware wanje, sinyituka abaturanyi, abana nari mfite rero. Narabakubitaga umunsi nanyoye, nkabakubita nta n'icyo bakoze. Ariko uyu munsi abana nabo ubwabo bamanangiraga ubuhamya, bakambwira bati mama kutagikubita. Nakundaga gukubita mu mutwe, ariko ubu ndi gushima Imana kubera ntagikubita. Abana banje baratese, abana 3 muri bo barabwashya, mwe mukuze mama atagikubita. Ubwo abakuru nibo bari bararenganye nkabahora ubusa. Data mpagakiza, arangije kumpagakiza, nsenga nk'imyaka 3 ntazi gusoma no kwandika, ntanageze no mu wa mbere. Data arongera aragaruka aransanga, arambwira ati ngiye kukwigisha gusoma no kwandika, wambugiye utamena. Amen. Umva tukiraho, ngiye kuguha ikizami, tukiraho ngaho. Uvuze ko data yakwigishije gusoma kandi utarize. Yego. Fata Bibiliya. Fata Bibiliya, sibyo? Ugiye kunsomera muri Yohana ibice 3 umurongo wa 16. Yohana ibice 3 umurongo wa 16. Nibwo ndamenya ko Yesu yakwigishije gusoma. Ibice 3. Yego. Umurongo wa 16. Data yaransanze aranyigisha, arangije kunyigisha, nuko rata Imana we ndashima. Umurongo wa 16. N'uwa 17. N'uwa 17. Yego. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kuko siho hari. Yego. Ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo. Byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho, kuko Imana itatumye nayo. Amen. Birahagije nazumvise. Mbabaririyo nibagiwe rinete niko bigenda. Ibikezi cyo. Oya nje kizamini nashaka kuguha nakibonye rwo igifunge twiganiriye. Ifunge pe nukuri Imana yacu. Ntabwo igibeshya pe. Nibagiwe rinete. Oya nje ukusomye sibyo. Nzi nuko umuntu muhana ikizamini nyina agasoma nkamwumva. Dodo nyine kuba utageze mu ishuri, ese wakwicara wiyegaviriye mama gutya. Yego. Icara wegamiye umugongo utaza kugira, utaza kukumerera nabi. Dodo nyine nk'umuntu utarageze mu ishuri kuba ushoboye gusoma ibihekane. Yego.
nta nubwo yageze ukandagira no mu wa mbere. no mu wa mbere n'ubu gutebwa gutya. Yego. Iyo ntibagirwa rinete nsoma neza nihuta. Hoya natwe twize za kaminuza ariko nanjye ndasoma ngaterwa. Nje nararagiraga. Yego. Ubwo Imana iguhaye agakiza ikwigisha gusoma utarize no kwandika. Ubu ndandikaga tarize. Ubu na message washobora kuyandika. Ndaye yandika nkanayisoma. Iyo unyohereje mishaje ndayisoma nta wundi uyinsomeye. Haleluya. Amen. Kandi ukiri umwubwo businzi no mwuko kurwana niki ntabyo waruzi. Ntabyo narinze ubwo menye gusoma mbyaye 5. Wakijwe 2011 nyuma y'imyaka 3 ubwo ni 2014 Imana ikwigisha gusoma. Inyigisha gusoma no kwandika. Yego. Mana ndagushimye. Nukuri nanje ndayubaje. Yego ibyo biri mu byo wabonye ukimara gukizwa wanaratira abandi. Yego. Bakiriyo aho ngaho waruri kugira ngo nabo baveyo. Yego. Nyuma izindi mpano wahawe se ukimara gukizwa nizihe mama? Imana nkimara kubonana nayo uwo munsi natangiye guhanura. Yego. Uwo munsi wa mbere ntangira guhanura. Imbwira ko ngiye gukiza abarwayi. Yego. Ikimenyetso cy'umuhungu uzaba yaremaye. Umuhungu ararema bamuzana bamuhetse mu ngobyi nk'iminsi 10 yari yagiye n'amaguru arigendesha. Umufariso we niwe wagiye wikoreye. Yaje wawe yararemaye mu marana iminsi 10. Yego. Asubira yari muzima. Iminsi 10 yari yasubiyeyo ari kwijana. Yararemaye amaguru n'amaboko cyane. Yitwa Jarari. Nizina urarivuze? Ndarivuze. Abashatse yaza agatanga ubuhamya ntago. Mana we buhamya arabutangaga kandi sumwe maze gukiza ibirema 4. Baremajwe n'abantu. Bakabaroga bakabibirema ubundi ukabasengera. Bagakira. 4. Kandi nkuko yambwiye ngo nzakiza abarwayi b'ingeri zose. Abakubyara barabyaye. Ubu mfite abuzukuru hirya no hino mbe. Ni benshi cyane. Babantu wagiye usengera baragumiwe bakabyara. Hari abagumiwe urabasengera Imana bahabagabo. Yego. Hari bagezeyo batinda gusama. Urabasengera Imana bahuru byaro. Yego. Abo bana barabakwitira ngo naba. Barabanyitirira. Kuri umugore mugenzi wabo yabaye umugabo. Barabanyitirira rwose n'abana nibo bateye. Benshi b'abapagane bakunze kuvuga ngo bagerayo ngakabakuramo ngakabakarabya. Oya ntabwo mbakuramo ahubwo ndabasengera. Yego. Bagakira nta mitima haye. Bagakira ari imbaraga z'Imana. Yego. Kuri Imana iratabaraga. Nta muntu bigeze bakugezaho. Yego. Ukumva mw'ibyo birema abo bantu bamugaye 4 wabasengeye barakira. Nabandi benshi urukumbwira. Nta muntu bigeze bakuzanira ngo usengere nawe wareba ukuntu ababaye cyangwa yarwaye cyane ukumva ugize ubwoba. Hari umwe witwa umuntu wabona nguye mu maboko. Hari umwe witwa Dusenge. Hari n'umukobwa witwa Dativa mu Kinyababa. Dusenga bakimungezaho nanje ubwanje narahagaze ndavuga ngo wite. Harya warambwiye ngo nzakiza abarwayi n'ukuntu ngana guca njewe Vestina. Ubu subu mana ni ntamukiza sindaseba. Manuka umunyirize kuko niwe usanzwe umukiza. Yari umukobwa umuhungu urembye cyane. Ari umusore ubaba rutaka urara yabira akayirirwa yabira akirirwa atabaza. Ariko imbaraga z'Imana zirakora iminsi 3 yaramaze kweguka atarashoboraga kwiseganya. Ntiyashoboraga no gukambakamba. Nagiye kuva gukora ibijumba nsanga umuhungu arahagaze ari gutambuka. Wamvugiye utamye. Amen. Ari n'uwo mukobwa rero narinzi ko atakira. Ariko Imana imunkoreraho arakira. Ihabwa icubahiro. Mudugudu mu bamunteruzaga yararimo. Yego. Noneho byabayeho bakavuga batari kubundi koko nuriya mukobwa kiza rukusenga ngo yumenza afite imiti ngo abasiga. Mudugudu ati njeyo mu gitondo saa 6 ku mugoroba ndi ariko nta kintu abahagana gusenga. Yego. Imana yiheshaga icubahiro muvandi. Mudugudu abari gutangira ubuhamya. Abari gutanga ubuhamya. Kandi nta nubwo bavuze umudugudu utuyemo. Umudugudu wacu ni Rwitongo. Mu Rwitongo.
Rwitongo, akagari ka Kayenzi, Umurenge umurenge wa Kagogo, akarere ka Burera. yego ariko umudugudu wa Rwitongo ufatanye na Uganda neza. Ntuye ku mupaka tutarabona amazi niyo twavoma, niho mwavomaga. Ati Imana ishimwe yuko amazi yaje, amaposte de sante, yego imirenge yegereye umupaka rwose birahari. Birahari, nta wajya kuvoma mu Buganda cyangwa se bajya kwivuza mu Buganda. Nari mbyariyeho gatatu ariko ubu ntabwo naje kubyarira i Buganda kuko Imana yacu yakoze imirimo. Nta wundi muntu usa ahubwo wigeze uhanurira nawe akagupinga? Umuntu y'umuhanurira arapinga atari yabona ibyasohoye, ariko Imana yacu icyo nyikundira ntabwo bitinda, irabisohozaga mu zina ryayo kugira ngo ihabwe icyubahiro. Yego abapinga barapinga ariko yaje kubona akabona irabikoze. Nose urebye cyane ubona impano ufite ikarishye cyane niyo gusengera abarwayi. Ni impano yo gusengera abarwayi, gusengera nk'aba Satani yashamiranyije umugore n'umugabo, bakaba bamwe baranatandukanye ariko Imana ikesha icyubahiro. Hari umudamu umwe nasengeye, Imana irambwira ngo mubwire ngo hari kuwa gatandatu, ngo mubwire ngo ejo ku cyumweru ngagiye gusanga umugabo we muri Tanzania yitwa Jeanne. Yego ari Kampala. Nkibimubwira araturikararira arambwira ngo ibindi byose wambwiye nabyemeye, ngo ariko nzi ko ntasubirana n'umugabo wanje. Ndamubwira ngo buritegura ngo kuko ndi kubona wuriye indege. Yego ubwo abimubwiye kwa gatandatu saa 9 ku cyumweru, umugabo aramuhamagara ati ndangije kugusharishiriza, ubu ugiye kurira indege unsange nuvugira utamenya. Amen. Ubu na Jeanne mu bashima Imana ari gushima Imana. Nta nzu yari afite, yaramutaye mu koda ariko yamuguriye inzu, ubu babanye amahoro. Bari bamaze imyaka ingahe batandukanye? Bari bamaze imyaka 4. Ineni myinshi. Ni myinshi. Abantu bari bagiranye pe. Afite abana babiri atagira hashira. Ariko ubu Imana yihesheje icyubahiro. Yego nukuri. Umva nkubwire rero abakunzi banje nacyo kiba cyanzanye kubareba, nukugira ngo nanjye abo dukundana twamenyane hano kuri uyu muyoboro wa YouTube. Yego bajye babahamagara mu basengere. Mana ntagiye ndeka gufata telefoni, haba saa 9 z'ijoro haba saa 6 z'ijoro, mba ndi maso, nagiriwe n'ubuntu Imana mu mutware wanje mwiza. Haleluya. Niyo nsinzi yarambyutse. Ati sengera abantu. Ati byuka bari kugwamagara. Sengera abantu ntitaye ngo ni nijoro. Yego. Haba kumanywa ntacyo natsimbuza gusengera umuvandimwe. Yego. Nukuri. Ugiye kuduha nimero. Ugiye kuduha nimero abantu bakuboneraho. Yego. Tuyitanze, tuyigusabye ku munota 15 kugira ngo umuntu utazarangiza ikiganiro nawe azagira amahirwe yo kuyibona. Nimero yawe 078 96. Yego. 95. Yego. 94. 94. 07 89 695 94 wabyanditse. Unge usubiremo. Nakubwiye 078. Yego. 96. Yego. 95. Yego. 94. 94 nyine niyumviye 94. Nyiramajyambere Vestine. Yego. Niba kuri WhatsApp. Yego. Niba kuri WhatsApp. WhatsApp nawe uzi kuyikoresha kandi utari. Yego. Ayikoresha ntarize, mfite musaza wanje unkurikira aje ambwira ati ko kuzi gusoma no kwandika, ko ibi byose urabizi. Nawe yamaye ikizamine nk'iki wampaye, arambwira ngo nsomera ngo Zaburiya 91. Yego. Ndaso. Nuko oya nta utaguye ikizamine nyine kugira ngo yumve ukuntu urasoma. Yarakimpaye. Yego. Nukuri. Tugiye kujya mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Yego. Tujya mu mwanya w'ijambo ry'Imana rwose iri kuri ku mutima uri dusangize. Ni karibu. Erinde ku mutima. Yego. Iyo Zaburiya 91 iramfashaga cyane. Zaburiya 91. Yego. Reka ngufashe kuyisoma rwose. Yimfashe muvandimwe. Yego. Twakundanye. Nagukunze ubyumve. Nagukunze pe. Tukiganira bwa mbere tutaratanga ikiganiro wese uvuga ngo wankunze disi. Nagukunze. Nkunda abantu babyibushye cyane.
nkunda abantu babyibushye ngenda ari uko barenze ese wabonye mbyibushye urabyibushye pe Imana yaragusize yego none wagiye kunganiriza byo byonyine numva ndagukunze haleluya nagukunze no mu ijoro babyumva amen amen wanga utankunda ikiganiro ntago cyari kuryoha nukuri nagukunze wabonye ntirata ntabwo wirata nuko ntabwo wirata reka twisomere Zaburi ya 91 uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose ndabwira Uwiteka nti urubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira Imana yanjye niringira kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura azakubundikiza amoya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira igiteye ubwoba cyane ijoro ntikizagutinyisha cyangwa umwambi ugenda ku manywa cyangwa mugiga igendera mu mwijima cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe ariko ntibizakugeraho uzabirebesha amaso yawe gusa ubona ibihembo by'abanyabyaha kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka wagize isumba byose ubuturo nuko nta kibi kizakubaho kandi nta cyago kizegera ihema ryawe kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge kwibuye uzakandagira intare n'impoma uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye azanyambaza nanjye mwitabe nzabana nawe mu makuba no mu byago nzamukiza muha icyubahiro nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye amen 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 iri jambo ry'Imana riramfashaga iri jambo ry'Imana aho ryankuye ndahazi nawe rizahagukura yego nukuri nguba mu bwisho bw'isumba byose ngazahama mu gicucu cy'ishobora byose iryo jambo ryaramfashije cyane muvandimwe iryo jambo ry'Imana ndarikunda nta nubwo naje kuryama ntarisomye nawe uzaje uraryama urisomye yego rizagira aho ryagukura naho ryagushira ugiye kongera unsomere Yesaya 50 yego umurongo wa 7 wonyine nukuri Yesaya ibice 50 umurongo wa 7 wonyine yego Yesaya ibice 50 umurongo wa 7 wonyine reka twihute tuhagere twumve icyo hatubwira haratubwira ngo kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni amen amen iri jambo ry'Imana naryo rimfasha cyane rero ngo kuko Uwiteka Imana azantabara ngo nicyo gituma ntamwara ngo mu maso hanjye hagakomera nk'urutare yego mu maso hawe hamaze gukomera nk'urutare icyagutera cyose ntabwo cyagushobora nukuri Uwiteka Imana umutabaje akagutabara abanzi bawe bose bakorwa n'isoni nukuri ubwo iryo jambo niyo mpamvu ryamfashe rirankomeza niyo mpamvu buri teka ryose iyo ntekereje data nkatekereza yuko azantabara numvaga nta cyantera ubwoba nukuri muri iyo minsi mfite inda naragiye abantu bakavuga ati siko yatwaye inda kuze agatwara inda ashaje yahariye abakazana be bakabyara umudamu umwe aranyibwira arambwira ati si ubundi ko abyaraga nk'abayeburayo akaba agiye gutwara inda ya 10 ntizakwica ati si uzayibyara ati naho wayibyara bazakubaga aranyibwira ibi nkubwira n'ukuri ndamubwira ngo Imana nasenze Imana nakoreye muzaja kwicura musange narangije kubyara haleluya amen ndamubwira nti n'ikimenyimenyi kugira ngo umenye ko nzabyara ntabazwe nari mfite abahungu 5 ngiye kugira umuhungu wa 6 haleluya
haleluya Amen. wamba ugiye utamenya Amen. Erega umwana namubonye yanasekeye, gafite utwinyo tubiri, gafite ameza ngahe? afite amezi 5 n'igice, Yego. ariko umubonye wagira ngo amaze amezi 8. Nukuri pe nkurikije ukuntu yansekeye disi. ajya mayineze yo mu ijuru. Amen. Arambwira ati si ubundi abana ba nyuma ko baba buri marima, ati nkawe wishize mu biki? Ndamubwira ngo nje mu buzima bwanjye mu gukorera Imana nakoreye, ntabwo nzabyara umwana wa karimarima, ni umwana mwiza w'umuhungu, ntabwo ari umukobwa. Data yambwiye ko ngiye kubyara umwana w'umuhungu, ibyo umbwira ni ibiki? Ngiye kubyara umwana w'umuhungu, azaba ari umwana w'icyitegererezo. Nabyaye umwana wanje nkimubyara apima ibiro 4,200, kandi ari umwana wa 10 ari umwana wa 10. Yego. apima ibiro 4,200. Ubu rero niyo mpamvu mpora ninjira muri Yesaya 50 umurongo wa 7. Yego. Kavuga ngo kuko Uwiteka Imana azanaba, ngo nicyo gituma ntamwara, ngo mu maso yanjye nkakomera nk'urutare, nzakomezwa n'Uwiteka. Nukuri. Rero buri wese dukunze gusengana, nkunze kumubwira ngo nje Imana itari gukora sinzayisenga cyane pe. Ntaco yabimariye. Imana itarantabara, Imana itarangaburira, Imana itarankuraho umwanzi yarashaka kunyishima hejuru, ntabwo nzayisenga. Nimba tugiye gusengana kuri telefone ndakubwiraga ngo Imana itari gukora sinzayisenga. Yego. Kuko Imana iratabara pe. Imana ikura abakene ku cyavi ikabicazanya n'ibikomangoma. Yego. Iyo niyo Mana nzakorera. Ariko uvuze icyo kintu cyo kuba yarabyaye nyine umwana wa 10. Yego. Bari kuvuga ngo abana ngo banyuma ngo niki, ngo ntibagire. Ubwo nanjye ntekereje uko navutse. Yego. Mama yatubyaye turi 14. Yego. Ubu turiho turi 10. Yego. Nge navutse ndi wa 12. Nukuri. Ubu ndabirebye urukubona ndi umuswa we. Umusore. Uri umusore ushima Imana. Uzi ubwo mukanya nari ndi mu mibare mbonye mama yarambyaye afite 46. Yego. Papa afite 60. Yego. Barambyara. Mvuka aho gutyo nyine muri ba misago urumva. Ese ntabuze ubwenge. Narize amashuri narayize. N'umuhungu wanje azagira. Nukuri uriya musore wawe nabazayiga namubonye. Intwari Keve. Intwari Keve azayiga, mwatureho imigisha. Nukuri. Yego. Yego. Nanje mbyaye maze 45. Yego. Mana ishimwe. Mbyaye maze 45. Ubwo imfura yawe ifite ingahe? Imfura yanje ifite 23. Yego. Wabyo ufite 22. Oya. Mbese njewe 18 bundi nari muhetse, nkabyara vuba vuba, nabyaraga intahekana, ariko abana banje ntawararaga hasi. Yego. N'ubu babonye ni nk'impanga. Yego. Ay Imana ishimwe kabisa, Imana itanga urubyaro. Yego pe yarakoze. Nyiramburiraga amaboko igitondo n'umugoroba. Nukuri. Rero nkiri kwiseta naravuze ngo Uwiteka nunkizi umwana nkabona ndabyaye ntandiga, nzagukorera gusumbya uko nagukoreraga. Ndabahamya neza yuko aho mbyariye nshaka gukorera Imana gusumbya uko nayikoreraga. Nta n'umuntu uzampamagara ngo muninire. Yego. Nukuri. Imana ishimwe cyane. Yego. Dusoje hari ikibazo? Nta kibazo. Cyakumva twakwigumanira tukiganirira. Twakagumanye ariko ibihe biba bibi. Yego. Yego. Ariko nje nagukunze sibyo, nkunda abantu bavuga Imana neza bari no guseka batari kuvugira ku mutsi w'iryinyo. Nundi nzanagaruka tujye twivugira Imana. Yego. Nawe nayifashe nanjye yanjye urayifata, tuzajya duhura pe twivugire Imana. Nukuri. Hari ibyo ukumva ariko kuniga se wabwiye badukurikiye? Ibyo nababwira abadukurikiye nuko nabashishikariza kumenya ko Imana itabara. Yego. Imana ishoboye byose, ntawayiringiye uzakorwa n'isoni. Yego. Buri wese ajya yihanga amaso. Nukuri icyo nicyo nabashishikariza. Yego. Nkabashishikariza mbabwira ngo uri mu Mana ntasaza. Nukuri. Uri mu Mana ntakena. Yego. Uri mu Mana ntabura icyo kurya n'icyo kwambara. Hari igihe kimwe ntarasenga igihe mu minsi nakubwiye, nageze igihe mbura n'inkweto zo kujana gusenga. Yego. Nkagenda kumbura gusenga, nari umunyagatulika ariko nkumva ko ntasenga nta nkweto, inkweto zancikiragaho. Ariko ubu Data yakoze imirimo n'ibitangaza, inkweto nziboneraga ku gihe kubera
imbaraga z'Imana. Rero impamvu ndi kubashishikariza gusenga, ntabakoreye Imana ngo azikorera amaboko. Nukuri pe. Nta n'uwayiringiye ngo azakorwe n'isoni. Icyo nicyo ndi kubashishikariza abantu bankurikiye. Mube mu Mana, ubutabazi burahari, izabatabara nk'uko yantabaye. Yego. Reka dusoze n'isengesho nk'uko twatangiye n'undi dusenga. Yego. Twongeye kugushimira Uwiteka Mana yacu, Mana nziza, Mana ikomeye, Mana twitaho, Mana dukunda. Data ngushimiye yuko watwiyoboreye nyagora ku ngoma, watuyoboye Data wa twese twe tudakwiriye kuyoborwa. Reka Mwami Mana yacu, aya magambo tuvugira ahantu n'ukuri, abo twayabwiraga bafashe nyagora ku ngoma. Ayi Data uri mu gihugu cyacu mu ijuru, sinasenga sanasoza nasengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka utubere ku rugamba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, reka tubungabungira umutekano. Nsengeye umubyeyi wacu Rata Nyiringabo Imana w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, reka uzamukomereza amaboko, reka uzamurinde amaza n'amaza, reka uzamurinde igisa n'ikibi cyose n'igisa nacyo, reka uzamucungira umutekano kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Ayiwe Data nsengeye n'abadukurikiraga, Uwiteka Mana Nyiringabo, reka nabo ubwabo babungabungira umutekano, amaso atababona ntakababone, amatwi atabumva ntakabumve. N'ukuri icyubahiro kizaba icyawe. Mutabazi mwiza rero, kwacu kubukwera kugira ngo izina ryawe rishimwe. Data natwe ubwacu reka uzaturinde kumwara no kubwerabwera, reka uzaturinde gukorwa n'isoni, ahubwo uzadugirire neza Mwami. Bizi neza kugira neza bugaca bukira, uwaserukiye ntasonza, uwaserukiye ntaheranwa n'amadeni, uwaserukiye ntabura icyo kurya n'icyo kwambara. Uwiteka we ngushinganishije n'imiryango yacu, reka umuryango umugaragu wawe avukamo nabo babungabungira umutekano, ubakomereza amaboko n'ukuri kugira ngo uhimbazwe. Data ntabwo ngutotesheje amagambo, gusa turinde biracitse, uturinde birabaye, uturinde umuyaga w'ishuheri, uturinde amapepo y'umwanzi kugira ngo uhimbazwe. Ibyo byose ubikoreshe kwibasha kwawe mu izina ry'Umwami Yesu. Amen.